wari umunsi umwe ndabyibuka naje gushora amafaranga yanjye muri business, naje gushora agera kuri miliyoni. Ubwo rero maje gushora agera kuri miliyoni naje gutangira umushinga. Uwo mushinga waranyungukiye utangira gutera imbere, naje kugenda ngera muri miliyoni zigera muri 3. Umushinga wanjye ugenda waguka, ariko ngezemo hagati umushinga wanjye waje kugenda usubira inyuma. Natangiye gushakisha impamvu umushinga wanjye uri gusubira inyuma. Nareba inyungu ndi kwinjiza ngasanga amafaranga ni make. Nagezaho nangira no kubura nayo guhemba abakozi banjye. Ndavuga nibisibyo. Naje gufata umwanya nitekerezaho nza kureba impamvu business yanjye iri gusubira inyuma. Naje gushakisha impamvu zose ziri gutuma business yanjye isubira inyuma. Ubwo natangira gukora ubushakashatsi mu kumenya impamvu ziri gutuma business yanjye isubira inyuma, zimwe mu mpamvu ndabonaga nazaga kubona yuko atari ingenzi, atari zo ziri gutuma business yanjye isubira inyuma. Naje gutangira gukora ubushakashatsi dore yuko no kuruhuka byatsi. Naje kwiyemeza ngomba gushakisha icyaba gitera business yanjye kuba isubira inyuma. Ni ibiki bituma business isubira inyuma? Ibyo rero byose natangiye kubyemeza, ndavuga reka nze mbikorere ubushakashatsi. Naje kujya ku mbuga nkoranyambaga nangira kugenda nshakisha bimwe mu bintu bishobora gutuma business isubira inyuma. Saho gusa naje gutangira gukora ubushakashatsi, nza gusura inshuti zanjye, nza gusoma ibitabo dore ibyo nakuyemo. Ubwo natangiye ubushakashatsi rero bwo gushakisha impamvu business yanjye isubira inyuma, niho naje kubona izi mpamvu. Naje kubona yuko hari ukubura gutegura, cyangwa se uburyo utegura ugashyiraho intego muri business zawe. Ibyo byose ngiyewe sinabikoraga. Ibi nabyo naje kubona yuko byatumaga business yanjye isubira inyuma, dore yuko na product nakoraga, hari igihe nakoraga product ngakora umubare mwinshi ugeranyije n'izikenewe, n'ibyo bigatuma momba kuko sinateguye, sinamenye uko product zanjye zari zikenewe ku isoko. Ikindi kintu cya kabiri rero naje kubona yuko cyatumaga business yanjye igenda isubira inyuma, nuko mu buryo bwo gucunga amafaranga, uburyo nakoreshaga amafaranga yanjye nabukoreshaga nabi cyane. Mbese narekuraga amafaranga uko mbonye, yewe rimwe na rimwe sinkore na budget uburyo amafaranga yanjye ngomba kuyakoreshamo. Nibyo ngibyo biri mu byatumye business yanjye isubira inyuma. Si icyo ngicyo gusa rero, haje kuza n'indi mpamvu. Naje kubona business yanjye ko isubira inyuma kubera iyi mpamvu. Indi mpamvu ni iyi. Indi mpamvu rero nahuye nayo, naje kubona yuko nta bumenyi nari mfite ku bijyanye na business. Ngaha rero nirengagizaga kwiga ibintu byose bijyanye na business, kugira ubumenyi bwose ku mushinga wanjye, dore yuko habaga hari n'amashuri abyigisha, akaba ariho imbuga ushobora kubyigiraho ku buntu, ariko ibi byose nkabyirengagiza, mwumva yuko ngomba kubyikorera biturutse mu mutwe wanjye. Nibyo nabyo naje kumenya yuko ari impamvu yatumye business yanjye isubira inyuma. Mu gukora ubushakashatsi, indi mpamvu naje kubona yuko business yanjye yaje gusubira inyuma, mu gitabo natangiye gusoma naje kubona yuko harimo kutajyana n'igihe. Nanze guhinduka uko igihe nacyo gihinduka. Ahangaha ni hahandi hatangiye kuza technology, hanyuma rero ngiye muri business yanjye nkanga gushyiramo technology. Abandi rero batangiye gushyiramo technology, baragiye batera imbere kuko narabibonye, ariko ngiyewe nanga gushyiramo technology, ngumva yuko nzakomeza gukora uko nari nsanzwe nkora, uko natangiye. Nibyo ngibyo nabyo byatumye business yanjye isubira inyuma. Nakomeje gushakisha n'izindi mpamvu zituma business yanjye isubira inyuma. Mu gitondo cya kare rero saa 12 naje gufata imodoka, hanyuma rero nkora urugendo rwa kilometero 100. Maze gukora urugendo rwa kilometero 100 naje kujya gusura inshuti yanjye. Ngiye gusura inshuti yanjye rero nasanze business we yarateye imbere, mbese nibutse kumuhamagara uko business yanjye itangiye gusubira inyuma. Nabyo naje kubona yuko kutagisha inama nabyo bituma business ishobora kuba yasubira inyuma. Nanze gushakisha ubujyanama ku bandi bari bafite ubumenyi kuri business nakoraga. Nabyo rero naje kubona yuko byatumye business yanjye isubira inyuma. Nyuma yo kumenya rero aya makuru yose ibyatumye business yanjye isubira inyuma, naje gutangira kwisubiraho amakosa yose nakoraga muri business ndayakosora, hanyuma rero ndongera ndazamuka ku rwego rwo hejuru. Ubu ndi umukire ufite amafaranga, ndi umukire ufite iterambere, mfite aho nageze. Ngahe nguko ngurwo urugendo rwo nageze muri business yanjye, ngurwo urugendo rwo nigiyemo byinshi, rwo nakosoyemo byinshi, ubu nkaba naragize aho ngera. Murakoze.